bavuganye na Boni Mugabe bakubwira ko ibaruwa ya APR bayibonye ihamya ko APR itazakina Super Cup. Twari twabikomoje hano mu minsi yashize, abantu bagira ngo n'urwenya, abantu bagira ngo ni blague. Na nyuma yaho harabonaga bari kugenda bavuga bameze nk'abashaka gucokoza, bagira ngo ni ibintu abantu babihimbiye. Ibintu bya APR, ibintu bya APR hari ukuntu nyine bashaka ko niba batarayohereza ariko bamaze kudesida, ukuvuga ngo nyine abasirikare hari ukuntu babanza bakadesida, none nk'ibintu byo koreza baro muri Ferwafa bakabyohereza just muri za process nyine za administration, ariko icyemezo cyari cyarafashwe. Abantu ngo batekereza ko ari propagande, ngo gutera ibuye mu gihuru ngo urebe igisohokamo, ariko bari barafashe umwanzuro, ariko umwanzuro bari baragize gute, barawufashe. Ibaruwa ngo yageze muri ofisi ya Ferwafa, APR yavuze yuko yiteguye gukina Super Cup ya match ya Rayon Sport, niyo ngwizi, ibindi ngo ntibigeze babimenyeshwa ku gihe APR ibivamo. Efrem, Boni Mugabe mwavuganye, tubwire ibyo yakubwiye. Boni Mugabe twifuje kumuvugisha kuri telefone ni radio ni ijwi, ariko ntabwo byakunze. Gusa yaduhaye ubutumwa. Hari amakuru umuntu wo muri APR yarambwiye ati nyamara kurikirana neza kwibaruwa itageze muri Ferwafa muri iki gitondo, mpita nanjye njya muri Ferwafa. Urumva numvaga ngo yahageze muri iki gitondo nyuma y'ibyavuzwe byavuye muri APR. Aya bari amakuru, aba ari akazi k'abanyamakuru. Ya makuru nyine umuyobozi abatahamya kuko bitaraba official, ariko abariho. Tarebu nawe araza aratangaza, arabihuhura, we aranabyemeza ko ibaruwa yamaze kugera muri Ferwafa. Bamaze kwandikira Ferwafa, ntabwo yavuze ko yahageze, yavuze ko bamaze kwandikira Ferwafa ku munsi wo ku cyumweru, nibwo yabitangaje. Ndetse avuga n'ibya CAF muri Kongo, bandika inkuru bya CAF. Nabonye radio Okapi nayo ikoti yabe kabirije yakotinze Tarebu, ariko radio Okapi yo yanavuze ngo APR yasabye kutajya Kinshasa, ngo ariko kandi ntinifuza kwakira Resegre di Congo. Turakigarukaho ibyo rero kugira ngo natwe twumve niba ari ukuri. Twabajije muri Ferwafa ku munsi w'ejo, Boni Mugabe hari ibyo yadusubije, atubwira ko nta baruwa bari babona. Ejo turi mu kiganiro ya Super Cup, ibaruwa ya Super Cup ya APR, ariko ko batajya no mu biganiro bagendeye kuri speculation, kandi buri kipe izi inzira communication inyuramo. Ariko iyo yemeye bafite ni ya CAF. Ejo twanamubajije ku bya Super Cup gusa. Ibya Super Cup avuga ko nta baruwa ya APR bari babona, cyangwa se ubundi buryo ubwo ari bwo bwose. Muri iki gitondo rero, nyuma yuko umuntu wo muri APR ndi yakara ngira ati nyamara ukurikirane muri iki gitondo ibaruwa igeze muri Ferwafa, twabajije Boni Mugabe niba koko hari ibaruwa baba babonye ivuye muri APR FC. Atwemerera mu kanya 4:38 twoherereza ubutumwa, aravuga ngo yes, ibaruwa twayibonye ejo. Urumva ngewe uwo muntu yari yambwiye ko ibaruwa yahageze muri iki gitondo, ariko yahageze ejo. Twayibonye ejo tariki 10 z'ukwa munani nimugoroba 11:39 ivuye mu bunyamabanga bukuru bwa APR FC. Impamvu zabo zizasuzumwa, ibindi bikurikiyeho muzabimenyeshwa mu minsi iri imbere. Akadomo. Twifuje kumuvugisha live ntibyakunda, ariko n'ubu butumwa burahagije, burasobanutse. Burahagije cyane ko nubundi icyo ari kukubwira ko impamvu izasuzumwa ni ukubyemeza no kuvuga ikigiye gukurikiraho. N'ubundi nawe yari kumwe ngo bagiye kubisuzuma, n'ubundi nibyo biri muri ubwo butumwa. Amakuru rero hiti atubwira
ndetse na Tarebu yavuze nuko ngo APR tumva impamvu yo gukina match ebyiri. ngo amakuru mbabwira na Tarebu yashimangiye. Na Tarebu yashimangiye. Tarebu Oya wabanje amakuru Tarebu yashimangiye. APR ivuga ko APR iravuga ko idashaka gukina match ebyiri. APR ivuga ko yatunguwe n'iki cyemezo cyahinduye foruma Super Coupe yakinwagamo, ivuga ko yakabaye yarabimenyeshejwe mbere ikanavuga iti nabo bugenda uganira nabo kavuga iti niba mwumva ko kigomba kuzaba ekipe enye mubitekereze umwaka utaha, uyu si wo mwanya wo kubishyira mu bikorwa. Ubu ntibitinze ibi byose birimo ko Ferwafa yanashaka kujyana imikino ya kimwe cya kabiri Rubavu, hanyuma finale zikabera i Kigali, ariko nabyo bikigoye. Se i Rubavu njye nibajije, Rubavu hari amatara? Simperuka barayajyanye ko nigeze kumva ko hari ayo bavanye bajya kunganira niba arayihuye. Sinzi rero niba barongeye ko nta wundi ubwo ariko bakina kabiri wenda. Kuba bagakina kuwa gatanu no kuwa gatanu cyangwa kuwa gatandatu no ku cyumweru se, kuko nta mukino wa ninjoro uheruka kuhabera. Ariko biragoye, Rubavu ho biragoye n'izi saga. Urumva ubu hagiye guhita hakurikiraho ibyo kwicarana na APR cyangwa se ibyo gusuzuma impamvu za APR. Ibintu ni bibiri, bashobora gufata umwanzuro batagishije inama APR, kavuga bati niba mwikuyemo dufashe mukura, cyangwa se bakicarana na APR bakavuga bati APR iremeye cyangwa irahakanye. Hari gufata umwanzuro babwiye APR, hari no gufata umwanzuro batabwiye baticaranye na APR, bakicarana nayo hakaba correspondance gusa. Ndakubaza, bakicarana nayo basaba imbabazi bavuga bati twarakosheje kuba tutarabibamenyesheje, bakicarana nayo bayitegeka bavuga bati ugomba gukora ibi niba byanze biragenda gutya, bazicarana nayo. Ahubwo ubu ngubu ngiye ko ahariho ngiye kurebera igipimo cya Ferwafa uko bazariyakitinga kuri iki kintu. Urumva byagenda gute nyine? Oya ni njyewe subigena njyewe urambaza ngo byagenda mu ijisho rya mukuru. Oya ahubwo wenda uravuga uti ubona bizagenda bite ukurikije usomye ibihe ukareba situation, ukareba APR Ferwafa Bahadefer irimo, ubu urabona hazakurikiraho iki? Urumva hari ibintu bibiri iyo Super Coupe nk'uko nguko yategereje. Icya mbere Ferwafa ibishaka kuyicuruza, sibyo? Byanze kunze ishakamo amafaranga. Muri APR na Rayon batagetingamo wenda miliyoni 200 cyangwa 150 ukurikije nuko Rayon Sport ihagaze. Bashobora kuvuga bati abareyo baraza bavuga bati Rayon Sport APR y'uyu munsi turayitsinda, bakaza ari benshi, Ferwafa ikabona amafaranga. Muri iyo context rero Ferwafa iramutse irangamiye amafaranga muri iyo context yavuga iti icyifuzo cyangwa se icyemezo twari twafashe cyo kuyagira ne tugikuyeho, nabwo bwaba ari ubugwari. Hanyuma nanone ariko yakwemera ko Ferwafa yakwemera ko nanone APR igenda, nanone ibyo expecting mu mafaranga ntibibone, ahubwo nkasigara mbaza ngo ese iyi kipe idakinnye irushanwa birangira bityo byo gusa? Nacyo ni ikindi habibi hano. Ubwo rero ni akazi gakomeye. Burya ubuyobozi tujya sinzi umuyobozi twabwiye tuti ndamubaza nese uzarwana ute na APR na Rayon ko arizo kipe zihora zamukana inkubiri, uzabigenza gute? Ahangaha wibuke Rayon igihe yivanaga mu gikombe cy'amahoro bagiye kuyinginga, bagiye kuyinginga igihe Jean Fidel Wayeza avuga ati twebwe nyuma y'aya makosa turi kubona muri Ferwafa tuvuye muri irushanwa, bajya kwitereta rwose barayikarisa cyane, baravuga ati nyaboneka tubabarire iri rushanwa ryitabire. Rayon Sport iragaruka, ariko uburyo iki yagarutsemo kandi icyemezo yari yagifashe nabyo abantu baravuga se ikipe nukunguko izagikora, hanyuma nyuma bajya kuyinginga igaruke. Sinzi rero niba iyo strategy wenda yakoreshejwe bajya kwinginga Rayon mu gikombe cy'amahoro, bari bujya kwinginga na APR mu gikombe kuko na Rayon Sport yaravugaga iti ntago muri kubahiriza amategeko y'igikombe cy'amahoro. APR nayo ahangaha iri kuvuga iti ntago muri kubahiriza amategeko y'igikombe cya Super Coupe nk'uko twari dusanzwe tugikina, ntago mujya kugihindura mwatubwiye. Gusa biratandukanye.
Bo ibyo wari uvuze hari ugufata umwanzuro bagendeye kuri correspondance ya APR ndetse n'iya Ferwafa baticaranye, ariko sindimo mbibona kuko ntabwo APR mu mpamvu yagaragaje Ferwafa iri bwicare hariya na APR yicare hariya, bakagombye kwicarana bakabwira batoke ngaho nimutubwire impungenge mufite n'iz'amafaranga, ibyo mwashyize mu ibaruwa reka tubiganire. Mediateur akabande ahangaha hakenewemo na mediateur rega. Oya, ahubwo byakagombye kuba byiza bahamagaye n'amayikipe yose. Ibyo byakabaye byarakozwe mbere ya hose, mu gihe hari imwe yabyanze kuko izindi zo ziri tayari. Wowe waravuze ngo correspondance irahagije ngo kuba barazandikiye ngo zize zikine Super Coupe. Ariko nyine mu gihe habonetse izo ntambara mu rwego rwo kuzihosha, ubwo bakwicaranye n'ayo mayikipe kuko ni ibibazo byavutse. None reka nkubwize ukuri, yewe umuntu yarambwiye iriya email ikiza yari ari kumwe na Abudara president wa Rayon Sport, baravuga ngo ibi bintu ntabwo nabikina. Nuvuga nawe kwikubitira kibona email yaravuga ngo iyi Super Cup sinayikina. Abudara president wa Rayon Sport. Jewe umuntu yarabimbye aravuga ati nawe yararimo nyine wumva ari kuri kote ya APR aravuga ati buriya na president wa Rayon Sport, ariko kubera impamvu se niza amafaranga bavuga yuko nyine bino bintu byabagwiriye byabatunguye, bakagombye kuba byibuze baragiye muri vacances babizi bakabamenyesha mbere. Erega ikibazo cyabayeho si n'ubwa mbere kibaye, hari igihe APR na Rayon Sport zigeze kwihuza zishaka kwanga gukina Super Cup. Icyo gihe cyari zivuga ko bahembwa miliyoni 12 kandi binjije miliyoni 100. Ariko Ferwafa nayo ikavuga ite se turazamura miliyoni 100 kubera ari APR na Rayon zahuriye finali y'ubutaha ni ihuriraho Bugesera n'Amagaju. Oya, icyo gihe ntabwo tuzahemba ngahe. Icyo gihe ntabwo yari Super Coupe, cyari icy'amahoro. Ahubwo bavuga bati se rosette ziri buva ahangaha umuntu nyamara na Super Cup byabayeho mwamuhaye miliyoni 10. Yari Super Cup byabayeho bishyira hamwe Leonid. Oya, Super Coupe se heruka uretse iriya yejo bundi apani yabine niba ari bine niba ari bitatu. Reka ni icy'amahoro yewe. Icyo gihe Rayon Sport yayoborwaga na Tadeyo ni icy'amahoro. Bakoze inama ariko urumva ni muri uwo muntu tugomba kugabana rosette. Impungenge za APR rero ntabwo turabona ibaruwa ya APR yose, sinzi niba harimo impungenge z'amafaranga. Rayon Sport yo iyo ibibonye ni amafaranga nta kindi rwose. Rayon Sport ntabwo yavuga ngo match zibaye nyinshi. Oya, ubundi ubyumvise biranatandukanye, buri kipe yose icyo yarekarama kiratandukanye. Kiyovu ishobora kwaka yo kwitegura, Polisi igakina nta kibazo, Rayon Sport ikaka amafaranga arenzeho yo kwitegura cyangwa se igasaba ko bazamura ibihembo, APR igashaka kugaragaza gatuza n'icyubahiro no guhangana kubera ko batanameranye neza na Ferwafa. Buri kipe ifite ikireba gitandukanye n'ikindi. Ariko ibyo ngibyo byareberwa mu gihe baba barabahamagaye bakabiganiriraho. Kugeza ubu ngubu ikipe imwe niyivuga iti twe twamenyereye umukino umwe, mujya kubigira ine na plutôt mujya kuyigira ibiri, ntabwo mwadukonsirise ngo tubiganireho namenye n'ibyo tubasaba. Ariko hari amarushanwa. Ibi ni nko gushaka kudutegekesha igitugu. Muzanye nibaza ko hari amarushanwa aba ari mu biganza by'abayategura. Oya frere. Nese ubu wagenda ukavuga ngo Sekafa ngo twamenyereye ngo ko mwitsinda havamo abiri. Abihinduye uyu munsi. Reka ejo Sekafa ni yagira 70 ingahe. Reka dufate urugero rwo guhindura forma ya Champions League ya Burayi. Byafashe imyaka ingahe? Uzi ko babihinduye bagashyiramo intervale yo kubishyira mu bikorwa. Urabye icyo kintu urakeye. Hanyuma se kongera umubare w'ibihugu bizitabira kandi byafashe imyaka ingahe? Hanyuma kongera amakipe y'igikombe cy'isi byafashe imyaka ingahe? Babyemeje none se buri federation yarabitoreye yagishijwe inama. Icyo mvuga oya banza umusubiza. Oya none se buri federation bagiye kongera amakipe y'igikombe cy'isi yagishijwe inama, yasabwe igitekerezo. Uzi proposal ya FIFA kwipfuye Infantino siwe president wayo. Kwipfuye hari proposal ushobora kuzana abanyamuryango bakirevoluta bitewe nuko babona wenda. Ndavuga iby'amarushanwa. Waruvuze ngo amarushanwa ngo hari igihe abari mu maboko y'abayategura. Agiye mu maboko y'abayategura ntihagire ijambo abagenerwa bikorwa bagiramo. Ibyo nabyo bishobora kwica amarushanwa. Ni nk'umuntu ashobora ngira nk'impungenge za APR gukina demi finale na finale.
si baruwa yenda ya APR ndayifite. oya mbwira oya we wireba ibiri mu Bo ibaruwa barakubwira bati reba ukuzi APR bashobora ukuzi n'iyo mikino bashobora kubwira bati twebwe hari gahunda twari twarapanze wenda tutarageza kuba ntubacu kuko Super Coupe au départ yari kuba ku itariki 30 siko byari bimeze kandi ikaba ari match imwe. kandi ikaba ari match imwe bakubwiye bati se kuri 22 twari kujya tuzajya muri Zambia irone Oya, wiseka. Ikipe zifite gahunda zikora zayo plan. zikora plan zishingiye ku byo amafederasiyo barazimenyesha ibi bintu bya ikubwiye iti ntabwo APR yabishyira mu ibaruwa ariko ibi byose biragendana ku mibanire mibi ya APR na Ferwafa oya ahubwo biragendera ku mikorere idahwitse y'abantu bafata ibyemezo biragendera ku mibanire mibi ya APR na Ferwafa APR iri guprofita guprofita ahantu niba hari ahantu APR itsikiye Ferwafa yayibaga nta mpu niba hari ahantu Ferwafa itsikiye APR yayibaga nta mpu kwa kundi ubana n'umuntu nanjye kuvuga ngo bya kinyarwanda by'uburyarya reka Ephraim ibi nibyo nakubwiye ariko umutego dutego yewe reka mitena nakira biganiro muri iyi ngingo turaza kugira umwanya wo kuganira kuri Sekafa ndetse na n'imyiteguro y'ama ekipe yacu ariko na APR irimo ariko jewe biganiro ntabwo yanancika ntamubajije no kuri iyi ngingo biganiro egera mikoro Baramutse neza. usuza abantu nushaka utuma heri nushaka utuma heri hano ni wawe hari saga tigeze numvamo igitekerezo cye hari saga zagiye ziranga APR Ephraim yarabikomeje umubano utari mwiza hagati ya Ferwafa na APR hari saga APR yagiye iburiramo na Ferwafa APR ikavuga ko ibyemezo bifatirwa bidahwitse kugera kuri aferi yo gutanga ibikombe bibiri we mpamvu mbivuga nuko nigeze numva intervention yawe ahantu runaka kugera kuri aferi yo gutanga bagomba gutanga ibikombe bibiri ubuyobozi bwa Ferwafa bukavuga ko hatangwa kimwe ariko bikaza kurangira hatangiye bibiri ibi bintu ko bitari bimenyerewe ahubwo ko Rayon Sport yahoraga irekarama ko Ferwafa ibangamira wowe nka biganiro wabaye mu biganiro tukorana mu buryo butandukanye izi saka wazumvise ngira ngo ikibazo nyamukuru gihari kinakomeye nicyo wagarukagaho na Hitimana musa nkaho murimo mugaragaza nyine ikibazo cyangwa se nyirabayazana ntekereza ko nyirabayazana ni Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda buriya bizanagira n'ingaruka ku mupira wacu ibihe birebire imyaka myinshi kubera iyihe mpamvu mpereye ku cyo rero nidasambajije ikipe bita APR Rayon Sport n'andi makipe ajya gutangira shampiyona Haji Mudaheranwa yatumije press conference ku mugaragaro yicara n'abanyamakuru arababwira ngo hazatangwa ibikombe bibiri mu gihe Al Hilal yaramuka itwaye igikombe izahabwa igikombe cya maonesho cy'icyubahiro nk'ikipe yatwaye shampiyona ariko ikipe yo mu Rwanda izaza imbere izahabwa igikombe cya Pro League cya shampiyona y'u Rwanda kandi muri logique ni ibintu byumvikana Al Hilal ntizasohokera u Rwanda Elmerek ntiyahagararira u Rwanda nuvuga ngo makipe yombi ahagararira Sudani bari hano kubera ko turimo turashaka kubafasha ariko ikipe igomba guhabwa ikipe ni yashoje ku mwanya mu myanya yo hafi ni APR icyabaye ikibazo n'ikene mpamvu ngo ikibazo ni federation bukeye nagiye kubona mbona interview isanzwe ya president wa federation Shema ati no hagomba gutangwa igikombe kimwe none se abantu baraza kwemera ibya president wa federation cyangwa baraza kwemera ibya president wa body ya league mu yandi magambo federation niyo kibazo gikomeye ariko mu byo APR yari kramaga byari bifite ishingiro byari bifite ukuri iyo umbwira ngo Mudaheranwa aravuze ngo azatanga igikombe kimwe Shema nawe akaza bishimangira icyo gihe APR ntago yari kuza kwikubita ku gatuza ngo ize kurakara ngo igaragaze reaction nkire yabagaragaje so nuvuga ngo icyambere aho federation ubwayo yamaze kwita mu mutego yamaze gukora ikosa rikomeye icya kabiri kuri iki ngiki Hitimana yaragarutse mwari murimo mugenda mugarukaho abanyamuryango federation iriho kubera ko hariho amakipe yego ntabwo federation yabaho hatariho amakipe uyu munsi federation ntishobora kujya gushaka amakipe 16 ngo yabone ayo makipe iziyashyire ivuga ngo twebwe dufite ububasha n'ubushobozi bwo kwizanira amakipe ariko abanyamuryango bafite ubushobozi bwo kweguza federation bakizanira bakishyira abandi bantu ba federation mu yandi magambo ni byiza ko ufata ibyemezo wagishije inama abo bantu kuko abo bantu sabagenerwa bikorwa nibo bagomba kugena ibikorwa nubwo rimwe na rimwe mu Rwanda bidahabwa agaciro usanga telefone arizo zikora usanga ama decision ava hano tutazi Leonidas Ephraim ndetse na Hitimana cyangwa agashingira ku marangamutima ndahita ngo urugero rworoshye cyane Simba na Yanga zaravuze ngo Simba yaravuze ngo twe ntituri bukine match kuko banze ko abantu bacu binjira muri stade Perezida w'ikiramo ry'umupira w'amaguru muri Tanzania aravuga ngo no niba mudakina barabatera forfait kuri match ya championnat retour
Simba iravuga ngo niba muri abagabo ni mudutere forfe. Icyo gihe bapfaga ibintu by'amaroze. Ikibazo cyaje gukemurwa nande cyakemuwe na perezida w'igihugu cya Tanzania Leonidas. Niwe nkuko twavuga his excellence wategetse ko bawusubira. niyo wategetse ko match igomba gukinwa, ariko nyuma yo gutegeka icyo yeguje abantu bose bagize uruhare mu gufata icyo cyemezo. Mu yandi magambo APR Rayon Sport Mukura Marine zifite imbaraga kurusha federation. Ni nayo mpamvu ngusha ku cyo mwavugaga. Nta cyemezo wagakoze biba mu Rwanda gusa. Nta cyemezo wagakoze Leonidas ngo ufate utagishije inama abanyamuryango ngo bahave bose bakizeho akoro. Kuko uyu munsi APR irakubwira ngo twe ntitubizi. Twe twabibonye mu itangazamakuru nka kuri ibarwo mwayibonye namwe. Kuko uyu munsi ntabwo mpamya neza ko APR yajya hariya ngo ize gutaka cyangwa ize kwiriza kandi yari iri mu nama yafatiwemo ibyo byemezo. Kuko icyo ureba kuri federation rero tubona mu bucuruzi target yabo niki barimo barera amafaranga. Urashaka gucuruza abantu mutaganiriye kandi aribo banyirabyo. Mu yandi magambo niyo ndebije ngakurikirana izisaga zagiye ziba. Efrenge mbona ikibazo gikomeye cyane ari federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Twagiye tunabigaruka inshuro nyinshi. Ese abo bantu bicara kuri iyo table bajya kuganira bakavuga ngo tugiye gufata iki cyemezo cyangwa umupira turawerekeza muri iki cyerekezo, ni bandi bari kuyihe calibre, bafite ubuhe bumenyi? Twemere ko wenda bashaka kuba barimo bafite ubumenyi. Ese ntabwo babona ko mu nzira zabo zo gufatamo ibyemezo bimwe na rimwe hari ibyo basiga mu nzira bikaba byabagiraho ingaruka? Kuko uyu munsi ndemera ko ikipe ya Mukotanye APR timu ya Wageshi uyu munsi yari iri mu nama ntabwo yafata icyo cyemezo cyo kurakara ngo yandike ibarwa, yandika amabarwa gake cyane bishoboka. Ntabwo ari gake kuko na mbere y'ibyo harayo yari yanditse. Nabyo nabishyizemo ariko nabyo bishingira kuri bya bindi bashyamiraniragamo bigakururana biteze. Oya ndavuga nyine bya byemezo by'abasifuzi bagendaga batishimiye by'abasifuzi. Uburenganzira bwayo kwandika kimwe nuko nabandi banditse. Hari ikintu hantakomojeho Ephraim ngira ngo tuganire. Ahangaha ni turi kuri Radio 10 ntituri abakozi bayo ntidufitanye amasezerano. Ubu tuvuge ko ibonye umufatanyabikorwa ushaka ko wowe Ephraim ujya ku cyapa wenda tuvuge cya BM Azimarino Trading Limited, si umufatanyabikorwa wa Radio 10 bagiye kugushyira ku cyapa cya BM Azimarino bagushyiraho batabanje kuza kukuganiriza ngo nukuri umunyamakuru wa Radio 10 byaterwa n'amasezerano twabyemeje. Oya byaterwa n'amasezerano na sinye ya Radio 10 twabyemeranyije ngo na BM Azimarino ngo kujya ku cyapa cya BM Azimarino utaganiriye ibyo ntibishoboka. Byaterwa n'amasezerano na sinye na Radio 10. Iyo byaje ushobora kuba mfitanye amasezerano ya Radio 10 ko nzakora akazi nk'umunyamakuru ariko nkanakoreshwa no mu nyungu zabo, nkuko n'abakinnyi bamwe na bamwe hari abadahabwa pourcentage kuri image right, hari abahabwa 50% nka Vinicius. Oya niba bavuga bati twabonye Bralirwa Super Coupe yakinwaga n'amakipe abiri Hitimana na Ante na Ephraim, ariko impamvu nanone yakinwaga n'amakipe ntabwo APR murimo muragana ngo mu bucuruzi ngo bagiye kubacuruza. Ese nicyo kintu kiri mu ibaruwa ya APR? Reka tubanze tubitekereze muri iyo context kuko niyo nkuko yandikiye CAF ikavuga ngo ni Ebola n'ikibazo cy'umutekano biri specific. Kuko bavuga bati twari tuzi ko umukino ari umwe, reka noneho tujye mu bucuruzi mu buryo bwahindutse. Niyo mpamvu nigeze kubwira nti APR kubwiye ko kuri 22 zajya muri Zambia bitewe nuko yari izi ko umukino uri ku itariki 30 kandi ari umwe. None niba forume igiye guhinduka binaniza iki Ferwafa cyangwa se undi wari we wese gutumiza abo bigiye guhindukiraho mbere yuko bihinduka ngo babiganireho bemeranye na feasibility yabyo? Oya ushobora no kutabatumiza ariko umwaka w'imikino ugiye gutangira yego ukavuga uti guhera sezitaha Super Cup ari cyo gikorwa kibanziriza shampiyona mukine mubizi niba izakinwa n'amakipe ane anabirwanira nabihatanira yego sezi igiye gutangira amakipe ane ya mbere muri shampiyona azakina Super Cup amakipe agakina bizi. Ubuyobozi bwa Rwanda Premier League haba habura ibyumweru bibiri bukandika ngo Community Shield ntabwo izakinwa na Arsenal na Man City gusa. Ntibibaho bajya gutangira season hari ibintu bidafatwa hagati muri season. Icyo kintu Hitimana navuze ni nacyo gikomeye buriya kiremereye free. Niba ubundi ngiye mu Rwanda buriya turihariye ni mu Rwanda n'ahantu hadasanzwe. Umupira w'amaguru wabaye business, niyo business ikomeye uyu munsi iri ku isi idasanzwe yinjiriza ibihugu bitandukanye amafaranga. Icya kabiri ni inzira bimwe mu bihugu bikoresha mu kugira ngo bigaragaze ubwiza bw'ibihugu ndetse no gukuraho image mbi nk'ibihugu byahoraga mu ntambara bavuga ko ari ibihugu by'ibyihebe n'ibindi bitandukanye. Umupira cyabaye ikintu kigari cyagutse, ariko umupira none ku rundi ruhande ni ikintu kizwi
ntabwo ari ikintu cya hano mu Rwanda umuntu yihimbira ngo ashyire ntabwo ari ikintu cyo amategeko ye. guhimba yaba amategeko yaba abakinnyi yaba uburyo batoza yaba n'ibindi bitandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi Efre Kayiranga ugikorera i Rubavu wari uzi ko rimwe guteranya rimwe ni kabiri. Umwana wa perezida w'igihugu cya Amerika azi ko guteranya rimwe guteranya rimwe ni kabiri. Ni ibintu bisanzwe. Umwana uri buzinganjwiri nawe azi icyo kintu Efre. None se niba Federati FA Premier League y'Abongereza nta kintu na kimwe kibaho cya surprise kibaho imyaka nyagateki muri La Liga mu Bufaransa no mu bindi bihugu byatunanije iki kuri icyo Imana yavuze? Niba ufite gahunda yo kugira ibyo uhindura bikunaniza iki kubitangiza ngo bibwire abanyamuryango Efre ndetse na Leonidas mbere uko shampiyona itangira ngo ubahe detail ubahe agenda yose y'umwaka? Bigoye niki kigoye kirimo? Niki kigoye kirimo ngo Efre? Ntekereza ko na bifatuna nabishyire kuri website Erega ibi byazanda byarakufa faze rizarangira amakipe 18 bati muri faze rotura ariko tugiye kuyagira 20 Erega hari igihe ibintu biba bitunguranye ugiye ahubwo hakabura iyo flexibility kuko nka APR iza kubibanye neza na Ferwafa sinyemera mu mupira. Oya haraho biba Leonid haraho biba amategeko anoze atomo Efre du urugero rw'ahantu yabaye iyo kintu urugero rw'icyo kintu cya reflex cyabaye mu mupira. Mujye mwemera ko ibintu byose hari igihe bitagenda nk'uko bisanzwe. Niba ndimo mbabwira ngo tuve mu bamateri tujye muri professionnel Efre, ubu tuzi uburyo igikombe cy'isi gipanzwe aho kizabera. Turabizi ngo ni ibihugu ibi n'ibi ndakuka. Ntabwo Infantino yakwicara ngo avuge ngo niba ari ibihugu 42 cyangwa 46 ngo burakeye ngo nongeyemo ibindi bihugu bibiri. Ntibibaho ibyo bintu ntibibaho. Umubare uyu munsi ikosa yakoze muri Amerika byabaye ngombwa yakoze muri Amerika ryo gusabira ryo kwemera guhindura ikarita y'umukingo kubera ko perezida w'igihugu yantervenye. N'ubiracyateza ikibazo. Wasanga naryo nubwo skandal itabaho nubwo ibintu bizaherekeza Infantino icyo mvuga wasanga kiri muri bimwe bavuga bati uyu muntu ararambiranye agiye kuvaho agiye kwica umupira. Urumva kariya ni koze yaje gutyo baravuga bati twari twarakubuze none ukuyeho n'ikarita. Iyo baza kuba babanye neza n'abanyaburayi ntabwo byari guteza iriya. Ariko nawe urabyemera naha rero icyo mvuga Ferwafa na APR sinzi ahantu bizagarukira. Iyo baza kuba babanye neza nka SG yaza kuba ari kamarade byari kuba gutya. Erega oya wivuga ngo yaza kuba wenda byari kuba emera ukundi gutandukanye n'uko. None se Kayira nkwibariza akantu si ngombwa if close yo kiyo nabo erega nizo mudashaka kugeraho hari utuntu mudashaka kugeraho. Si ngombwa ko EPR ikundana na federation ubundi bakundana mu gute ko ahubwo nihubahirizwa amategeko nihubahirizwa amategeko. Oya ariko sina ngombwa guhanga ariko sina ngombwa gukunda EPR ayishyiriraho amategeko y'abanyamuryango ariko sina ngombwa guhangana. Iyo sheri shushu si ngombwa kwihuta. Oya ibyo kuvuga icyo ntemera cyo nukuvuga ngo APR ngo yarenganyijwe ngo ukirwa amategeko nk'ayabandi banyamuryango. Ibi birareba abandi banyamuryango. Ibi na Kiyovu nayo yarekarama. Niba ari ibyo ngibyo bavuga wenda APR niyo yafashe iya mbere irarekarama igaragaza ko biyibangamiye. Ariko icyo ntemera nukuvuga ngo ifatwe ngo nk'abandi banyamuryango nkaho bimeze ko iri mikandamizwa irimo ikorerwa ibintu bidakorerwa andi mayiki. Ni ibiki APR yakorewe bidakorerwa andi mayiki? Uzana bitandukaniye na avantage kuri Kiyovu na avantage kuri polisi. Nta n'umwe wigeze icyambere na amafaranga bari bubahe ya preparation make. Icya kabiri ni precision barababonye y'ubuntu. Nge numvaga ari na avantage kuri APR igiye kwinjira muri Champions League ifite imikino mike iri gukina na za Etincelles zitaratangira kubigiye gukina irushanwa. Kandi nakubwiye ntibirashoboka ko ku itariki 22 hari ikindi yari yarahashyize. Erega APR yitandukanye iyo yifuse ku cyuyizana mu ubushize yoruganije tournoi y'inkera y'abahizi niyayoruganije se ntiyabaye. Yego wenda birashoboka ko no muri ari amatariki hari kereka nk'umuntu abonye ibaruwa wenda ya APR wa mugani akareba n'impamvu APR yashyizemo. Ariko nuko wenda umuntu abivuga bakumva wenda ngo abanyamupira bo mu Rwanda anta ngenda bazi. Iyo uvuze nk'iki ngiki abariyo baravuga batapu bati ngo babashyigikiye APR wavuga nk'icyareyo wenda hari aho yari kurengana ngo babaye abariyo ni umupira wacu wubakitse kandi naho wubakitse ariko bihagaze nyine. Ni mureke nibyo bavuga guti amategeko nakurikizwe ibintu by'ubushuti ibintu byo guhangana by'amarangamutima bijye pembeni wowe apurika itegeko rishyirana ndaguha urugero. Ejo bundi se nabonye Kenisi bayitera Kenisi bayitera amaga Gasogi iyikubise ku gatuza irikangata ngo ntituza ku moro ngo ntibiri bugende gute. Jira aravuga ngo si twe twarebye iki tegeko rivuga urarya amaga
bajya hari abayobozi ba Gasogi baravuga bati ntibibaho, bagaragaza impamvu zabo, ariko federasiyo irababwira ngo twe turashyira mu nako turashyira ligue iravuga ngo twe turashyira mu yandi magambo urabona twavuga ngo iyi ngingo tunayiveho tujye ku bindi. ni hano hirya muri inzira hano hirya. Iyi ngingo tuyiveho. Dore nk'ubu ngubu Oya, byatangiye nk'ubu ngubu nibyo mbere. turi Erega iki ngiki kije ari Nona, iki. Anza. Wibuka ibyabaye nyine by'abasifuzi. Nk'iyo saga y'ibikombe bibiri Yego. kugeza n'ubu ngubu Rwanda Premier League na Ferwafa ntibaratomora uko bizagenda umwaka utaha. Uhora rero tuzatangire bakiri aho ngaho, hanyuma Fazare cyangwa se Fazare turuniya kugira hagati ngo ariko ngo murabizi ngo tuzatanga igikombe kimwe. Ni gute shampiyona bizatangira mu kwezi kwa 9 mudashyiraho amategeko abantu bamenya kare azagenderwaho bagatangira iyo shampiyona Cyane. babizi. Abanyamahanga izo za Iran na za Erimereke abantu bagiye bijujuta bavuga bati zirakinisha abanyamahanga benshi. Ibyo ntubitomoye hakiri kare ngo abantu batangire babyitegure bamenye uko uwo mwaka ariko hatanzwe ibikombe bibiri. Aperi yahawe igikombe cya shampiyona. Urumva atari ikibazo. Yaragihawe. Efure ukurikije ukuntu kiriya gikombe cyitwa ntabwo Arya Aperi cyitwa hawe ngo igikombe iki? cya shampiyona. Yego. Cyitwa ngo iki? BK Pro League, igikombe cya BK Pro League cyahawe Al Hilal. Yego. Mbese nabibonye. Ikibazo ni inyito. Aperi ihabwa None se ibikombe Aperi yahawe igikombe cyakoreshejwe mu Buyapani. none se ubundi reka mubaze Fure. Hari Hilal yahawe cyaguzwe mu biryo. Ibikombe oya. Aperi yahawe miliyoni 80. Twebwe icyo tureba Aperi nizasohokera igihugu. uretse Ikibazo Aperi ifite nuko hari Hilal yahawe igikombe. ibikombe inyito none se kucyitwa None se Cyangwa ikibazo ni inyito. iyi shampiyona yitwa ngo iki? Inyito ni ngo iki? Oya shampiyona BK Pro yitwa League. yitwa CBK kubera iki kitawe BK Pro League. kubera iki kitawe Ngo Aperi cyitwa ngo Oya, iki cyo ngo bayihaye. National Championship. Timana ntatubwe ngo ni Ngo ni National Championship. urumva atari amakosa. Ikindi rero ni Dasi yaranavuze buriya ntigeze nemera ngewe habe na gatoya, ntigeze nemeranya na ligue. Ni gute wemerera Al Hilal gukinisha abanyamahanga umuba na Erimereki hanyuma amakipe yo mu Rwanda ukayarimita? Nge simbyemera. Uzi impamvu ntabyemera rero nida? Uyu munsi niba uvuze ngo Al Hilal isaba ubufasha bwo gukina shampiyona na Erimereki, niho bipfira iwacu. Ntabwo ubaza ngo bahindura amategeko asa ya ligue ya shampiyona. Bo baraza bafitinge mu mategeko rero nida. Niba ari abanyamahanga uyu munsi FC Barcelona na Real ntizasaba kujya gukina Premier League y'Abongereza. Ngo zijya ngo niba hagera bavuge ngo mwebwe muraza guhabwa ngo privilege irenze y'abandi. Ntabwo biho ifre. Ukuvuga ngo niba ari abantu baje gusaba ubufasha bwo gukina shampiyona. N'abanyamahanga bagira abanyamahanga n'abandi makipe none se kwa kirwanyije cyarabaye. Urumva itima niho bipfira iwacu. Aho niho narwanyije byose. Abantu umva ukuntu abantu baje kwitwaza Anta. Ibi nibyo waciye bijya gupfa baratangira ngo ngo nyaboneka ngo tuborohereze ngo n'abashyitsi ngo ni impunzi. Bakagombye kugendera ku mategeko ya shampiyona. Niba ari abakinnyi 33 bagakinisha 33. Kubera ko umuntu uri butsinde yamanota aravaho. Nagutsinda arayatwara. Ibyo bintu bipfa kare. Naho mu miyoborere aho nyine twavugaga n'ubundi naho ngaho rero nida abantu bicara bakavuga ngo ikipe ikinisha abanyamahanga bose niba wiyaminiya niba wumva ushaka guha izo kipe yiza avantage bwira n'amakipe yose ngo namwe tubemera abanyamahanga dufite menamo bose bakandane. Ariko icyo cyo bavuze ko season itaha izatanga bazakorana lisanse. Erimereke yasinyishaga uyu mukinyi uyu munsi ejikamunaga mu kibuga y'Efure. Naguha urugero rwo bitaci ku musosa ari mavuye muri Nyasa Big Bullet yo muri Malawi. Yaraje bamunagamo Nyasa araza itajya mu kibuga. Ibyo byo Haji yavuze ko ndetse no muri Ferwafa bazanabakorera lisanse zabo. Nuko Rutsiro na Muhanga nta gatuza zigira. Ubundi zakakwiriye no kujya kurega muri FIFA zikavuga ziti ntabwo dukuriye kumanuka. Bakarekana Maria amanota 6. Kuko uburyo Rwanda Premier League yakinwe nuko bayarekarama n'abandi begeranye nabo bakarekarama n'ubundi bakagenda. N'uburyo butagakwiye kuba bugira uwo bumanura bose ko bazitsinzwe. None se uyo Erimereke na Hilal ziza kuba ziri muri iyi myanya yanyu byari kugenda gute? Bari kumanura ziri munsi. Niyo mpamvu twakubwiye ngo Hilal nta gikombe yari ikwiye. Nibyo hari uburyo yagomba guhabwa icyo kintu kishimwe ko wenda yagaragaje kititwa igikombe cya shampiyona. Ikibazo ni inyito. Nta makosa yabaye makomeye cyane. Ikibazo ni inyito. Niyo mpamvu rero mvuga ngo igisubizo kiri muri iyi nzu ya hano hirya. Oya iyi ngingo reka tunayiveho kuko Boni Mugabe yavuze ko bagiye kwicara ngo bakareba ikizakurikiraho. Ubwo twari tubihereye kuri Super Cup. Ariko nk'ubu binababera shampiyona irabura ibyumweru bitatu. Binababera isomo. Amakipe yagakwiye kubaza ngo hazatanga igikombe kimwe cyangwa se bizaguma nko Tanzania bajye badusiga. Tanzania arya Ferwafa yandikiye Aperi ryari? Yandikiye amayikipe azakina Super Cup ryari?
amatariki si uwo waba ukiri Tariki inka. ni mu kwezi kwa karindwi Mu mpera za tariki- kwa hari. mu mpera nabo barabihoreye Tareba arabitangaza amaze kubitangaza baruhira muri Tanzania harimo agapingane harimo Tanzania gucenga batangiye shampiyona barangije shampiyona batinze Yego. ariko bahise bariyatinga bahita bamenyekanisha bati nyaboneka muramenye mwa makipe mwe mumenye ko kuva turangije dutinze tuzatangira vuba na bwangu shampiyona biratangira Itariki mbere yacu baraturukanye. ibaze nawe icyo kintu ariko twebwe tuba tukiri aho n'itariki twashyizeho tutaramenya n'amategeko azaba agenga yego iyo shampiyona tuzaba turi gukina yego ni amakosa cyane gusa kuko Nta kandi makosa. noneho ubu zabaye inzego ebyiri nta rwitwazo hari urwego rwa Rwanda Premier League hari n'urwego rwa Ferwafa gusa ariko ikintu kunoza Fulham yavuze shampiyona byarabananiye cy'agapingane ngo njye nkanjye amakuru namenye APR yari ifite gahunda yo kwandikira Ferwafa buri minsi ibiri Super Cup ibi ubundi byazamuwe na biriya Tarebu yavuze reba igihe APR yavuze nyine urumva birameneka Bihita hanze bisohoka. uko mbere tubikomozaho abantu bari bazi ko ahari ngo ari blague APR iri gutisha n'iki reba igihe Ferwafa APR yabandikiye yari bundikiye nabo bategereje Habura tariki ya iminsi 10 habura iminsi 10 tariki ya 11 habura iminsi 11 ngo irushanwa ribe kandi nabwo nyine bitewe nuko Tarebu yabivuze ngo bamaze kwandika buriya niyo Ferwafa iyo tutabaza muri Ferwafa ngo bavuge ngo ntabaruwa turabona APR n'umundi ntayo yari kohereza yari kurindira iyo minsi ibiri buriya se ikindi kinateye n'impungenge twamye tunakivuga n'uyu munsi mu kigarukaho kubera uburyo abantu bayobora umupira wacu banomwa bashyirwaho ntabwo ari abantu bari karifiye wa mugani wari n'indasi uvuga ngo yagiye ajya ku bitangazamakuru bitandukanye kubera ko yadepoje agakora ikizamini rimwe na rimwe akaba yarenganwa nagiye numva ibiganiro rero ndase yagiye bigarukamo yagendaga bigarukamo avuga uburyo yagiye depoza ahantu hamwe bikaba ibindi ariko bigeze aho ngaho biracayuka kora ibizamara atsinda kimwe n'abandi ariko kubera ko uyu munsi perezida wa federasiyo ajyaho kubera bamunomye urashaka kuvuga ko iyi komite iriho urumva nta bushobozi ifite perezida wa federasiyo ajyaho bamunomye ibyo byabayeho ukumva munyantwari wari uza ahantu biva se kuri iyo komfuri urimo uravuga navuze ko ari urabona iyo komfuri ni ibintu byamyeho byabaye ukajya kumva umuntu yari mu nzego z'ibanze urabona iyo komfuri ubwo abo bantu bashaka kuba bafitanye komfuri nawe nuko batigeze bagira uruhare mu kumuzana nabyo birashoboka wabyumvise ahantu bituruka niho bishingiye uri kubyumva kuko uyu munsi niho bituruka kuko uyu munsi rero nta muntu wo muri APR uri muri biragoye kugira ngo ubone umwanya wa mwanya udasanzwe muri federasiyo abantu bapiganwe bajye hariya bicare bavuge ngo dushyize ikizamehe yaba icyo kwandika yaba icyo kuvuga bagishyize hariya nibarangiza bavuge ngo umuntu wabikoreye n'uyu ujya kumva abantu batatu bakoze ibizamini none se abari nagize amanota menshi ngo ariko ngo ibyambaye ngo simbizi mu myanya yose abari biyamamaje ntibatubwiye ubuhamya ko hari abari bashatse gutanga ngiki kibazo ahantu kiri impamvu uyu munsi komfuri ziba ku ruhande rumwe n'ejo zikaba nuko aba batigeze bagira uruhare mu gushyiraho uyu ubushize abareba baratakaga ngo kamarade ubwabanjije abandi baratakaga ngo Olivier ngo yashyizweho nare ngibi ibintu byiberaho hanyuma se bizagenda bite yaba abo bashyizeho baregura umusubirizo mwibuka ko bari bagiye kwiyamamaza bakabuzwa kwiyamamaza mwibuka nuza ya wariteri na ba rurangirwa n'abandi na bansinzi ubu bashaka kujya inyuma ya rurangirwa uburenganzira bwo kwiyamamaza gutera ikibazo mu gihe uwazanwe wese yaba ari kumbwira ari guseriva abanyamuryango neza ariko mwumvise icyo Frema akubisemo ngo uwashaka kujya inyuma ya rurangirwa ntafite uburenganzira bwo kwiyamamaza abanyamuryango bamutora akajya agatorwa Frema ntacyo bitwaye iyo robing iyo ibaho ku isi yose urumva nawe utango nari kujya inyuma ya rurangirwa bibaho ku isi yose ahubwo ngiye icyo ntemera ni ugufata umuntu uri hanze y'umupira Munyantwari ejo bundi ariko abanyamuryango ntibagiye muri asambure ntibagiyemo bose baravuga ngo abanyamahanga turifuza ko bagera ku 8 bose ntiyabasubizaga ijambo rivuga ngo ntegereje telefone iyo telefone bategereza ni telefone ivayo ni telefone yande ni telefone we perezida yarabivuze wenyine abanyamuryango bose bemeje abanyamahanga 8 ariko Munyantwari afata icyemezo wenyine ibyo ntacyo bizatugeza ukajya kubona bitafatiwe no mu nteko rusange ukabona umunyamabanga icyo gihe yatunguye amakipe shampiyona ibura umunsi mu ijoro rya nyuma mu rukerera asohora umubare w'abanyamahanga ekipe zifite kontineri y'abanyamahanga buriya hari n'ibindi mbona bizateza polemique mu minsi iri imbere
hari ibyemezo byagiye bifatwa na shima pe bya federasiyo ntubona iki ngiki tubora tuvuga tuti abanyamahanga benshi miliyoni 2 uzaba ureba mu minsi iri imbere ko kitazateze impagarara no kwiyandikisha mwibuka ko bongereye amafaranga ibintu nk'ibyo kwiyandikisha mu marushanwa miliyoni zingahe na zingahe biriya bintu nabwo bijyanye n'ibiba bishingiyeho aya makipe manini ahangana na Ferwafa uzaba ureba ko hari igihe muzajya kubona mubona amakipe yose aravuze ati twebwe ibi ntabwo tubyemera bifatwa muri ubu buryo asa nayo makipe ahanganye na Ferwafa ejo abari Rayon Sport uyu munsi ni izo garukiraho ni izo ngizo hako nazamukura zijya karengane ariko ntabwo zijya zihangana na Ferwafa zirarekara yigeze guhangana ariko hari abantu bahangana na Ferwafa kandi bishingiye kuri icyo Anta yaravuze ko umuntu wagiyeho nta ruhare babigizemo bifuzaga ko abo wabo ugasanga nk'umuntu akinjira mu biro uyu munsi atangiye guhangana ikipe itangiye guhangana nabo byahozeho fure nabasiza burya barahanganye na za Kiyovora buzi bikombe mu buryo buzabahura umwe bizarangira gute ari abashyirwaho n'ubundi mu gikombe cy'intwari ari abashyirwaho n'ayo maklebe bahangana na Rayon n'ubundi baragenda bakegura ari abashyirwaho n'inzego baregura uzi ingaruka bigira ku mupira w'u Rwanda fure na Leonidas ndetse na Hitimana niyo mpamvu mubona umupira wa hano mu Rwanda nturenga ku Kanyaru nturenga Kanyaru nturenga hano Gatuna nturenga iyi mipaka ya hano hafi umwe araseka uyu munsi undi akarirejo uyu munsi umwe akurira indege ikazima itararenga hano Tanzania undi yinjira hano hirya i Burundi cyangwa ntizime kubera iyihe mpamvu imbaraga nyinshi n'agatuza n'ibitekerezo biri hanze y'ikibuga kurusha uko biri mu kibuga icyo ni ikibazo nturebe ikipe bita APR ubu ngubu nta muntu n'umwe ushaka kwiga kuri resultat zavuye muri Sekafa nta n'ubifiteho umwanya ahubwo barimo barareba ngo Ferwafa biti ubu nubona uburyo wa mugane umusozi rwa Rundi urimo kuniha ureba uko bimeze gutya mu minsi ishize Rayon Sport yasohoraga statement cyangwa bari basohoraga ikintu kivuga ngo Patrick ngo umusifuzi ngo nde ngo kamarade nibyo nukuvuga ngo bibereye hanze nibashaka kureba ngo Singida dukuyemo gute abanyamakuru ngo baratwanga ngo bamwe nabo bagahora muri uyu munsi Tanzania niba barebye Saga yabyutse nta muntu uri kuri federation nibashaka kumenya ko iriho habyutse Saga y'umukinnyi Simba yatangaje kuwa gatandatu kuri Simba Day Mwalimu Selemani wasinyiye Yanga ejo yakoze imyitozo muri Simba engineer yarayamukubise ubwatsi na GSM afashe agiye gukora imyitozo muri Yanga ejo bazakina ejo igikombe cy'igihugu cya Super Cup ngibyo ibintu abantu bahujyemo Fred ngibyo ibintu barimo Leonida bityo barimo barareba ngo kuri Simba Day twatsinzwe na polisi Rezegredi Kongo yadutsinze Yanga engineer amaze kureba uko bihagaze nta muri kuri federation bo barimo barareba ngo se ko natsinzwe ndavugurura iki umwe ukuntu bihagaze ikayira ariko uyu munsi ya PR na Rayon n'abandi bo barimo Doni Shema ni Boni ni itangazamakuru ni iki ngibyo imupira wacu 70% twibera hanze y'ikibuga